Rero aba bahanuzi barahari ugasanga nyine bagize uruhare mu guhuza abantu, barababwiye bati Imana yatubwiye ibi n'ibi n'ibi, bakagera mu rugo bikanga bikanga ugashiduka urugo rwasenyutse. Hari n'abandi noneho b'abahanuzi aza agasanga umugore n'umugabo rwose barabana neza, ariko ugasanga arimo arabwira umugabo ati arimo arabwira nk'umugabo cyangwa arabwira umugore, uyu muntu mushakanye, mwashakanye, mwabyaranye, ntabwo Imana ari we yaguteguriye. Utu tuntu ejo hakajyaho akandi, ejo hakajyaho akandi. Mu by'ukuri umuntu aragenda akangirika muri we. Kuvuga ngo iyo uciye inyuma uwo mwashakanye, icya mbere uba ukoze mu buzima bwa mugenzi wawe ni icyizere. Usenya icyizere. Icyizere ntabwo wongera kucyubaka iyo waciye inyuma y'uwo mwashakanye. Biragoye. Ushobora guhamagara umuntu ukamubwira ati urihe, akakubwira ati ndi mu mujyi, kandi mu by'ukuri wari i Remera ajya kubona akabona akubonye i Remera. Ni mu bashakanye, nta nubwo ashobora kukwereka ko yakubonye, arakwihorera. Mbahaye ikaze nanone kuri Justin TV show. Muri aho mumeze mute, aho muri hirya no hino, mu Rwanda, muri Afurika, Burayi, Amerika, Aziya n'ahandi mudukurikira, turabizi. Tubona ibitekerezo byanyu, tubona inama zanyu, kandi nkomeje kubashimira gukomeza kunshyigikira kuri iyi chaîne ya YouTube. Murakoze cyane, ndabashimiye. Mbahaye ikaze rero. Uyu munsi tugiye kuganira rero ku bintu bitandukanye bifite uruhare mu kuba ingo zasenyuka. Ingo zisenywa n'ibintu byinshi, nta kintu runaka wavuga ngo ni iki cyonyine, harimo ibintu byinshi. Aha ndagira ngo ntangirire mu by'ukuri, rimwe na rimwe urugo rusenywa na fondasiyo umuntu yubatseho. Nkunze kuvuga ngo ntabwo ari byo yabivuze, ni Bibiliya itwereka ngo abantu bubatse inzu ebyiri, umwe akubaka ku musenyi undi akubaka ku rutare. Izo nzu zose zarubatswe zirahagarara, imvura iragwa, imivu iratemba n'ibindi, ngo byose biraza byikubita kuri za nzu. Ngo yubatswe ku musenyi yahise isenyuka, yubatswe ku rutare ntacyo umuvu wayitwaye. Rero mu by'ukuri ese urugo rusenyuka ubundi rwubatswe kuki? Rwubakiye kuki? Aha nkunda kubwira abantu, Imana nuyishyira imbere muri byose, wa musore we, wa mugabo we, wa mukobwa we, wa mugore we, n'ukuri nubakira kuri Kristo bizakunda. Aha rero tugiye kureba ibintu bitandukanye, nawe ubwawe banza urebe se urugo rwanjye rwubakiye. Ese rwubatse ku musenyi, urutare ni Kristo. Ese rwubatse ku nzu, rwubatse ku rutare. Rero inshuro nyinshi ese warambagije uti? Niki waherewe ujya kurambagiza? Kuko aha naho bifite uruhare runini cyane mu kuba urugo rwakubakwa cyangwa urugo rwasenyuka. Hari inkuru numvise ngo umusore yahuye n'umukobwa mu kabari, umuhungu aramubenguka, baza gutahana, baratahana, bahera ubwo bamenyana, baza gukundana, bakora ubukwe. Bamenyanye mu kwezi kumwe, ariko mu by'ukuri umusore yari ariho atubwira ati mu by'ukuri aho ngeze ndananiwe, umugore wanjye ataha saa 9 saa 10 z'ijoro yasinze. Kandi ubwo mu by'ukuri umuhungu arimo ararira ngo umugore yamunaniye, ariko wasubira inyuma ukareba se babonanye bate, bahuriye he? Mu by'ukuri mu kabari niho bahuriye, nta kindi yakoze cyahindura umugore. Ntabwo umugore wigeze ahinduka ngo avuge wenda ati akabari nkavuyemo. Rero ese urambagiza washingiye kuki, wagendeye kuki? Ese warambagije ubwiza bw'inyuma? Nabwo ni bwiza, ariko hari igihe bushira. Ejo umuntu wawe akarwara agahindana, agahinduka, ukabura mutaye ngo kubera ko nyine yarahindutse, isura yarahindutse. Ese washatse wubakiye ku bintu? Abagore benshi dushinja ko nyine ngo turi ba materialiste, ngo turebe ibintu. Ese ibyo bintu munsi byashize kandi birashira. Bibiliya yatubwira ngo ubutunzi bugira amababa, ngo bujya bwitera amababa bukaguruka. Uyu munsi bushaka kuba buri kuri wowe, ejo bukimuka bukaza kuri jyewe, gutyo. Ese niki washatse, niki wagendeyeho? Urambagiza ni ikihe kintu wagendeyeho? Niki washyize imbere? Ese n'Imana washyize imbere? Ntibivuze ko niza abakristo zidasenyuka, zirasenyuka, ariko nanone kibaza se rusenyutse mu buhe buryo? Satani arahari arakora, ariko kandi ntago twifuza ko ingo zisenyuka. Rero
wenda mpereye kuri icyo cy'abakristo, rimwe na rimwe hari igihe habaho abahanuzi b'ibinyoma. Umuntu akakuvizira akavuga ati, umuhungu akavuga ati jye uriya mukobwa ngombe mushake, akagerageza akajya mu bahanuzi, aho yamenye aho umukobwa yasengeye, abo bahanuzi bakaba bahamenye, bakahajya bakamutera ubwoba, bakavuga ngo uko Uwiteka avuze umuntu witwa gutya na gutya, usa gutya na gutya, utuye aha n'aha, Imana iramunyeretse ngo niwe mugabo wawe. Noneho umukobwa kubera kugira ubwoba, si umukobwa gusa n'umuhungu, hari n'abakobwa rwose bajya mu bahanuzi bashaka abahungu runaka, ugasanga n'umuhungu nawe bamushyizeho iterabwoba, bakamubwira bati Imana yatubwiye. Rero ndagira ngo mbabwire ngo bantu mwubakiye ku buhanuzi, ubuhanuzi ntabwo ari bubi, ndabwemera 100%, ariko se banza ugenzura umenye ese ibi bintu bivuye ku Mana koko, nawe usenge wumva ijwi ry'Imana. Ntabwo Imana ivugisha bariya gusa, nawe yakuvugisha, yagusanga mu buryo butandukanye, mu nzozi n'ibindi, n'ibimenyetso bindi biraza, n'urukundo. Urukundo nicyo kintu cya mbere. Ntabwo wajya kubana n'umuntu udakunda mu by'ukuri ngo umbwire ngo bizavamo, ntabwo bishoboka. Rero aba bahanuzi barahari, ugasanga nyine bagize uruhare mu guhuza abantu, barabwiye bati Imana yatubwiye ibi n'ibi n'ibi, bakagera mu rugo bikanga, ugashiduka urugo rwasenyutse. Hari n'abandi noneho b'abahanuzi aza agasanga umugore n'umugabo rwose barabana neza, ariko ugasanga arimo arabwira umugabo ati arimo arabwira nk'umugabo cyangwa arabwira umugore, uyu muntu mushakanye, mwashakanye, mwabyaranye, ntabwo Imana ari we yaguteguriye, uyu ntabwo yari uwawe. Ugasanga umugore avuye mu rugo ataye umugabo we, bafite abana, umubare uwo ari wo wose, ataye umugabo, cyangwa umugabo ataye umugore, ngo Imana yavuze ngo ntabwo ari we, ngo yaribeshye. Rero mu by'ukuri bantu mwubatse ngo mukore attention kuri ibi bintu, mumenye ngo se ni Imana yavuze, bivuye hehe, byagenze gute. Abantu benshi bari mu buyobe kubera ubuhanuzi. Tuvuye ku buhanuzi, hari n'ibindi mu buzima bwa buri munsi umuntu yafata ko ari bito bito, ariko mu by'ukuri bigira uruhare mu gusenya ingo. Hari nk'ikintu cyo gucana inyuma. Gucana inyuma ni ingingo ikomeye iri gusenya ingo z'uyu munsi. Umugabo agaca inyuma uwo bashakanye, umugore agaca inyuma uwo bashakanye. Ni ukuvuga ngo iyo uciye inyuma uwo mwashakanye, icya mbere uba ukoze mu buzima bwa mugenzi wawe ni icyizere, usenya icyizere. Icyizere ntabwo wongera kucyubaka iyo waciye inyuma y'uwo mwashakanye, biragoye. Ashobora kukubabarira mugakomeza, ariko mu by'ukuri nta cyizere yongera kukugirira. Igihe icyo ari cyo cyose muzavugana umubwira ngo ugiye aha, azavuga ati n'ubundi agiye mu bari b'abagore be, agiye muri babagabo be, ntabwo icyizere kiba kigihari. Hari umuntu waduhaye urugero atubwira ngo icyizere kimeze nk'indererwamo, miroir. Ni ukuvuga ngo iyo imenetse hasi, iguye hasi ikameneka, ngo niyo wafata twa duce twose ukongera ukaduteranya, ntabwo yongera kuba, ntabwo ushobora kwireba ngo wibone nk'uko byari bimeze. N'icyizere rero iyo wagitakarije umuntu, ntabwo bishobora kongera kumwereka ko icyizere nyine wakongera kukimugirira. Icyo rero gucana inyuma rwose ni ikintu kiri gusenya ingo z'abantu benshi. Icya kabiri, hari abantu babeshya utuntu duto duto, akakubeshya akantu gato. Nk'ubu ushobora guhamagara umuntu ukamubwira ati urihe, akakubwira ati ndi mu mujyi, kandi mu by'ukuri wari i Remera, ajya kubona akabona akubonye i Remera, ni mu bashakanye. Nta nubwo ashobora kukwereka ko yakubonye, arakwihorera, akavuga ati se kuki yambeshye. Utu tuntu ejo hakajyaho akandi, ejo hakajyaho akandi. Mu by'ukuri umuntu aragenda akangirika muri we, bigatuma urugo rushobora gusenyuka. Rero urebe se, ujya ubeshya mugenzi wawe, ujya umubeshya mu tuntu duto duto tutanakomeye, ariko wowe ukabuze ngo ntabyo ari bumenye, mu by'ukuri ntabwo ari byiza. Ikindi gikunze gutera ingo gusenyuka, harimo kutemera guhinduka. Ugasanga umugore ari hariya cyangwa umugabo akamubwira ati ariko mu by'ukuri ibi bintu uteye nabi, wagerageje guhinduka. ngo jyewe nuko nteye. Iyo nuko nteye rero ugasanga iri gusenya byinshi. Ntushobora guhinduka, ntushobora kubanira mugenzi wawe niba akubwiye ngo mu by'ukuri kirambangamira, ukamwumvisha uburyo ko ari guteye. Iryo ni ikosa rikomeye cyane mu buzima bwa buri munsi. Umuntu agomba guhinduka, umuntu agomba kwiga, ibyo twiga, ibyo tunyuramo nibyo bitwigisha. Rero hari abantu benshi banga guhinduka. Mugenzi wawe akakubwira ati nyamara ibi birambangamira, gerageza, akakubwira ko ariko ateye. Icyo kintu rero nacyo kiri mu bisenya
ingo muri iyi minsi ya none. Ikindi abantu benshi bakora ahantu hatandukanye cyangwa se batabana umunsi ku wundi. Ni ukuvuga ngo umwe wenda akaba akora mu gihugu cya kure, undi akora hano hafi cyangwa se mu ntara, batabana. Nabyo bikunze gutera ikibazo cyo kuba abantu batandukana. Ni ukuvuga ngo iyo mutabana umunsi ku wundi, burya urukundo rurabagarirwa, ruruhirwa n'ibintu byiza nyine bigomba gukorwa umunsi ku wundi. Ntibivuze ko abantu bose bakora ahantu kure y'ingo zabo bose basenye, ariko nacyo kiri mu bintu bituma byibuze nka kangahe ku ijana abantu basenya ingo zabo bitewe n'uko batabana n'abo bashakanye ubuzima bwabo bwa buri munsi, umunsi ku wundi. Rero ni byinshi cyane. Hari n'ikindi kutubahana, ugasanga mugenzi wawe nta kubaha, ugasanga urajya kuvuga akakuvugiramo, ugasanga aragutesha agaciro mu bantu, ugasanga niba ari umugabo arajya kuvuga umugore akaba atuye ariko wowe ibyo uvuga ni ibiki mu bantu. Ibyo nabyo ntabwo ari byiza, bituma mu by'ukuri hari umuntu umwe aragenda kubaka urukuta hagati ye na mugenzi we. Ibyo bintu bigatuma gusenya ingo byaba ari ibintu byihuse, kutagira umwanya wo kuganira. Iki cyo communication ni ikintu gikomeye cyane. Kutagira umwanya wo kuganira nabyo biri muri bimwe bituma ingo zisenyuka. Ugasanga uyu munsi wa none hari imishinga mufite ariko mugenzi wawe ntayizi, ugasanga hari ibintu mushaka kugeraho mugenzi wawe ntabizi, mbese ugasanga buri umwe arakora ibye n'undi arakora ibye. Uretse n'imishinga, mukeneye no kuvugana. Hari ibintu biba byatambutse muri icyo cyumweru, muri uko kwezi, hari ibyo umwe aba yakoreye amakosa mugenzi we. Ibyo rero byose mwakagombye kwicara mukabiganiraho. Ushobora kuvuga uti mu cyumweru turavata umunsi tuwuharire, tuvuge tuti isaha 2-3 turajya ahantu ndetse tuve no mu rugo, abana baradusakuriza cyangwa se n'ibindi mu rugo, ukavuga uti wenda ndashaka ahantu heza, tujye ahantu heza hitaruye tuganire. Aho rero niho havamo no kuba mugenzi wawe mu bugwaneza iyo muganiriye wasaba imbabazi, wakumva aho wakoreye ikosa mugenzi wawe ukaba wamusaba imbabazi, mukaba mwaganira iterambere ry'urugo rwanyu, mukaba mwaganira ibyo uhura nabyo mu kazi bikugoye n'ahandi. Ibyo rero biragenda bikuba ku bumwe n'urukundo mu bashakanye. Rero iyo bidahari, buri umwe wese akora ibye uko abyumva, uko abitekereza, ugasanga nabyo bigize uruhare mu gusenya ingo. Hari ikindi nanone, hari umuntu ushaka guhabwa birenze ibyo atanga. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu ashaka kwitabwaho. Tuvuge niba ari umugore akumva ko umugabo we yamwitaho, akamumenyera inkweto, ishakoshi, umwenda, buri kimwe cyose, ariko we ntatere intambwe yo kuvuga ngo nawe agiye kubikorera umugabo we. Erega ntawe udakunda keya, nta muntu udakunda ibyiza. Niba mugenzi wawe, niba umugore wawe ari kukwitaho, kuki wowe utabikora? Urugero wenda nko ku bagabo bakunda kubireklama ngo abagore ntibatwitaho, ntibatumenyera imyenda, ntibaduterera ipasi, ibintu nk'ibyo. Ariko burya niyo abikoze mushimire, umubwire uti wow wakoze cyane, nawe ejo kandi ubimukorere. Uzi nko kubyuka ukaba waterera umugore wawe umwenda, wenda kuba atajyana muri dry cleaner ngo babikoreshe, nawe biramushimisha. Rero umuntu ntagashake guhabwa gusa ngo we ntatange. Ibi nabyo iyo umuntu akomeza atanga mugenzi we ntamwereke ko hari n'icyo bimubwiye, nawe atera intambwe yo kuba yavuga ati reka nanjye ntera intambwe yo kumuha keya, yo kumwitaho, yo gutanga, mu by'ukuri nabyo biri mu bisenya ingo. Hari ikindi abantu ngo mu Kinyarwanda tugira umugani ngo ifurishinja agira ishira, niba wenda mbivuze neza, ngo ikintu cyitwa kurenzaho. Ugasanga umuntu aragukorera ikintu ni kibi, ntukishimiye, ukarenzaho, ugaceceka, ukajya ubibara mu mutima wawe, uyu munsi yakoze iki, ejo yankoreye iki, ukarenzaho, ugaseka, ukamwereka ko nta cyabaye. Niba ari umugabo mu by'ukuri ukamwereka ko nta cyabaye, niba ari umugore ukamwereka ko nta cyabaye. Nyamara ibyo bintu biragenda bikamunga umuntu, bikabyaramo ibindi bintu. Mu Kinyarwanda n'ubundi hari umugani tugira uvuga ngo imirenzeho yera ibijumba, umurenzaho wera ibijumba. Rero mu by'ukuri hari ikintu kinini ibyo bintu bizagenda bikubaka muri wowe. Rero inshuti zanjye, papa, mama, abagore, abagabo, tugerageze kwitwararika utu tuntu ni dutoya ariko kandi dufite imbaraga nyinshi mu kuba twasenya
imiryango bifite uruhare runini mu kuba umuntu yarenzaho uyu munsi agaceceka. Hari umuntu bampaye urugero, urugero ngo umugabo yaratashye ngo yarabanye neza n'umugore we, ariko mu kubana neza abandi bagabo bakabwira uwo mugabo ngo none se ngo umugore wawe nturamukubita n'umunsi n'umwe, undi akavuga ati se ntabamuhora iki, ngo nta mugore udakubitwa, ngo nta mugore udakubitwa. Kumva iyi ni inkuru yabayeho, ntabwo ari impimbano. Bukeye ngo umugabo arataha. Umugabo yakundaga kwitahira atinze, yinywera agacupa, ngo uko atashye umugore akamukingurira akamubwira ati karibu mutware, mbese ngo ubona babanye neza amahoro. Bukeye rero umugabo arataha, umugore arakingura bisanzwe. Amaze gukingura ngo umugabo amukubita urushyi ngo agwa nka hariya mu ntebe. Ngo umugore araceceka, nta reaction n'imwe yamweretse. Umugabo nyine asubiyeyo arababwira ati ntamukubise, nta kintu na kimwe yigeze akora, nta reaction ntaki. Ariko umugore arenzaho arabibana bimara igihe. Bukeye rero ariko umugore azajye mu gikoni ateka amazi ashye abiri. Umugabo arataha aramukingurira, yicara muri salo, ashyira amaboko, akuramo agashati, afungura ibifungo, ashyira amaboko ku ntebe. Umugore agenda azana y'amazi yabize ayamumenaho. Kubera iki? Kurenzaho. Burya iyo baza kuba baratonganye bagatongana byari kurangira, ariko umugore arenzaho. Urumva icyo byaje kubyara. Ikindi rero ni uguhora ubwira mugenzi wawe amakosa ye. Nta cyiza na kimwe urabona gukorera, ariko ugasanga amakosa niyo duha agaciro, ariko wowe buri munsi ugira gutya, buri munsi ugahora wibutsa umuntu ikosa rye rya buri munsi. Ntabwo ibi bintu ari byiza. Kubwira umukunzi wawe, inshuti yawe, umugore wawe, umugabo wawe ngo n'ubundi nejo warabikoze, nejo bundi warabikoze. Ibyo rero nabyo biri mu bituma ingo zisenyuka. Ugasanga umuntu uramuhozaho urutoto, nta kintu cyiza akora, ariko mu by'ukuri uretse kwikunda nta muntu udakosa. Nawe wakosa n'undi yakosa, ahubwo duharanire kureba ibyiza by'abagenzi bacu, tubiha agaciro. Rimwe na rimwe usanga tutabiha agaciro, ariko akantu gatoya kabi gusa akaba ariko kagaragara. Aha nabaho urugero, nk'iyo ufashe uru rupapuro rw'umweru runini rutanditseho ikintu, ugafata iki kibike kinini cya marke, ugashyiramo akadomo, ukabaza abantu ngo uru rupapuro rurasa rute, bahita bakubwira ngo turabona harimo akantu k'umukara, wenda wakoresheje iy'umukara, ngo turabona harimo akantu k'umukara. Mu by'ukuri ntibibande kureba urupapuro rwose n'umweru, uretse ako kadomo kamwe kagiyemo. Ugasanga ku kadomo gatumye abantu batabona ubwiza bwa rwa rupapuro cyangwa ibara rya rwa rupapuro. Rero tugerageze kureba ibyiza, twe kubakira ku bibi, ahubwo ibyiza yakoze biha agaciro, ubihe uburemere. Nawe nukomeza kureba amakosa ya mugenzi wawe ntacyo uzacyura uretse gutandukana. Imana ibaho umugisha rero, ndabashimiye naho ubutaha.